Imana ituma umuntu wayo ngo genda umungirire ngo najya gutabara yitwajeje ubutwari bwe, Imana iramutsinda imbere y'abo mbanzi be, kuko yaribonye ko agiye afite imbaraga n'ingabo yari afite, ariko ntabwo yaragiye ku rugamba ajyanye n'Imana. Hanyuma ngo Imana iravuga ngo genda umubwirire ngo kuko agiye yitwajeje ubutwari bwe aragwa imbere yabo, niho agwa ntabwo ahava. Arangije aramubwira ngo ariko nagendana nanjye, haleluya, nagendana n'Uwiteka, haleluya. Turabashoje abadukurikiye, abakurikiye Mukakarangwa TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Twongeye kubaramutsa, tunejejwe n'Imana mu mutima ko twongeye kuganira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo udukurikiye wese aherereye hose yumve ko tumukunda, tunezezwa n'uburyo badukurikira, kandi natwe dufite intego yo gukomeza kubabwira uburyo Yesu ari umukiza. Dufite intego gukomeza kubabwira uburyo Imana ifite imbaraga. Dufite gahunda yo gukomeza kubabwira ibyiringiro by'aho tujya n'igihugu tujyamo. Yesu rero aduhana umugisha. Reka dutangire dusenga Imana. Uwiteka, turakunezererewe, uri Imana nziza, ufite imbaraga, ufite ubutware n'imbaraga n'icyubahiro biri muri wowe. Turagushimiye kuko hari igihe byari bikomeye, hari amajoro yakeye atari gucya, hari igihe wazinguye umwijima, hari igihe wazinze umwijima uzingura umucyo, hari igihe watubereye umutabazi, n'uyu munsi ukidutabara warakoze. Rero tugiye kumva ijambo ryawe, nyemera ufashe umuntu wese ugiye kuryumva, nyemera ufashe umuntu wese turi kumwe, nyemera utubere ibyiringiro, nyemera utubere umutabazi, nyemera uduhagarareho, nyemera gukora koye kuboneke, nyemera ubwami bwawe buze. Imana ntuceceke, ahubwo gukora koye kubanguke. Bana n'udukurikiye nanjye umfashe, umuntu wese umusobanurire ubwenge bw'ubwiru bwawe, mu izina rya Yesu Kristo abambwe rimwe gusa, amen. Koko Yesu, koko Yesu, ushimwe iteka ryose. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Koko Yesu, koko Yesu, ushimwe iteka ryose. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Data n'amatungo byari kuzashira kubw'ibyaha by'abantu. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Data n'amatungo byari kuzashira kubw'ibyaha by'abantu. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Koko Yesu, koko Yesu, ushimwe iteka ryose. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata.
ndamwitegereza cyakora ari bugufi. Rero uyu mwanya undi muririmbyi nawe aravuga ngo araririmba aravuga ngo mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugeze imbata. Hari ibintu byari byarakugeze imbata bigatuma udakorana n'Imana. Hari ibintu byari byarakugeze imbata bigatuma utabasha kubona ubwenge bw'ubwiru bw'Imana. Hari ibintu byari byarakugeze imbata bigatuma utabona intsinzi y'Imana. Uyu mwanya nzanye ijambo rikubwira ngo komera, Yesu ni ufite intsinzi kandi Imana niyo ifite ubugingo bwacu, ni nayo ifite igisubizo. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Ngoma ibice 25, Ingoma za kabiri 25, tunasoma kuva ku murongo wa 9. Haranditse ngo ariko niwanga ugatabarana nabo, nubwo warwana intambara ufite ubutwari bungana bute, Imana izagutsinda imbere y'ababisha, kuko Imana ifite ububasha bwo gutabara n'ubutsinda. Amasiya asubiraza uwo muntu w'Imana ati ariko se iby'itaranto 100 nahaye ingabo z'Abisiraheli bibaye bite? Umuntu w'Imana aramusubiza ati Uwiteka abasha kuguha izizirutaho cyane. Nuko Amasiya arobanura izo ngabo zari zije aho zari zivuye i Efurayimu ngo zisubire iwabo. Nicyo cyaziteye kurakarira Abayuda, zisubira iwabo zifite umujinya mwinshi. Maze Amasiya yiyungamo atabarana n'abantu be, bajya mu kibaya cy'umunyu, yica mu Baseyiri abantu inzovu. Amina. Dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko niwanga ugatabarana ubutwari bungana bute, Imana izagutsinda imbere y'ubwoko bwayo. Intego mfite ni intego ivuga ngo Imana niyo ifite ubutsinzi n'ubutabazi mu kiganza cyayo. Nta muntu wagutabara ngo byemere, nta nubwo abantu baguye intsinzi ngo byemere. Dusomye ijambo rikomeye Imana yivuganiye n'Abefurayimu, ivugana hagati y'Abefurayimu n'Abisirayeli hari harimo intambara. Ariko nubwo hari harimo intambara, nubwo byari bikomeye, uyu mwami Amasiya yakundaga kumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Nuko ngo agisha inama Imana y'ikintu cyo gukora. Aravuga basi mbakurikire njye kurwana nabo. Uwiteka Imana ituma umuntu wayo ngo genda umungirire ngo najya gutabara yitwajeje ubutwari bwe, Imana iramutsinda imbere y'abo mbanzi be. Kuko yaribonye ko agiye afite imbaraga n'ingabo yari afite, ariko ntabwo yaragiye ku rugamba ajyanye n'Imana. Hanyuma ngo Imana iravuga ngo genda umungirire ngo kuko agiye yitwajeje ubutwari bwe, aragwa imbere yabo niho agwa ntabwo ahava. Arangije aramubwira ngo ariko nagendana nanjye. Haleluya. Nagendana n'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Kuyu muntu bakavuga ngo kuyu murongo wa 9 tunasoma wa 8 kuri B yaho haravuga ngo Imana izagutsinda imbere y'ababisha, kuko Imana ifite ububasha bwo gutabara n'ubutsinda. Amina. Hanyuma ngo Imana iramubwira ngo genda umumbwirire, ituma uyu muhanuzi ngo genda umubwire ngo nugenda n'imbaraga n'ubutwari ndagutsinda imbere yawe, ariko nugendana nanjye ndaguha ubutsinzi, ubutabazi n'ubutsinzi, kuko biri mu kiganza cyanjye. Uyu mwanya wiringiye imbaraga zawe, uyu mwanya wawe ufite urugamba ukabona wabuze igisubizo, ariko Imana ivuganye nawe ngo nugenda wirasa imbaraga n'ubutwari bwawe uragwa imbere yabo ntabwo urahava, ariko nugenda wiringiye Uwiteka urahava amahoro, uhavana ubutsinzi n'ubutabazi, kubera yuko Imana ari ifite ubutsinzi mu biganza byayo. Mbese waba wari uri gukomanga ukabura gukingurira? Mbese umaze igihe kinini wirwanirira? Iyo wirwaniriye ntabwo bivamo.
ariko iyo utirwaniriye bivamo bikagenda neza. Narinzanye ijambo rivuga ngo umuntu udukurikiye, uwo hanze, uwo mu Rwanda, urwaye, umuzima, ukeneye gukorera Imana, ufite urugamba rutandukanye njye ntazi ariko wazi, uru rugamba ntabwo mugomba kururwana mwiyizeye, ahubwo Imana ivuganye namwe ngo mukiyizera muzagwa imbere y'ababisha, ariko nimwizera Imana muzahavana gutsinda. Nuko ngo bagenda baratabara, bamaze gutabara Hazariya aburana, haleluya, araburana ati hari amatarano 100 narahaye Abisirayeli nagombaga kubaka, ariko Imana iramubwira ngo mbese ayo matarano niyo wayabarekera, ntabwo Imana ifite ubasha bwo kukongerera ayandi. Bivuze ngo hari ibintu uri kunyagwa cyangwa hari ibyo wanyazwe, ariko Imana ifite ububasha bwo kongera kukongerera ayandi matarano akagwira. Imana ishimwe. Hanyuma haramubwira ngo ibyo ntabwo biri butume ujya gutandukira ngo ujye kure y'Imana, ibyo ntabwo biri butume uza kubabaza Imana, ahubwo ibyo bireke, kuko Imana niguha ubutsinzi irakongera n'amatarano wanyazwe. Wari waranyazwe navuge ngo Imana igaruye ibyanjye byanyazwe kandi bikubye inshuro. Amatarano 100 wakunyaze irakongerera iyakube. Ibibazo wari ufite irabirangiza n'umunezero mwinshi. Aho wari waraburiye igisubizo, Imana ivuganye nawe yuko izanye igisubizo, kuko hari Imana ifite inyungu iri hejuru ya tarano 100 wari waranyazwe n'abanzi bawe. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko umuririmbyi arangije aravuga ngo Imana izatugirira neza, ntabwo tuzakomeza kuba imbata, kuko Yesu umwana w'intama w'Imana yakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Yesu akimara kugera mu isi, umwana wari utabutse ahera wacitsemo kabiri, bivuze ngo buri wese yigerereyo. Haleluya. Urasabwa kwigererayo, nange ndasabwa kwigererayo. Imana y'amahoro iturinde, kandi Imana y'amahoro iduhe gutsinda no kutabarukana intsinzi, kandi Imana iduhagarareho. Tarano twanyazwe 100 zikube, ibyo twihanganiye duhembe, ibyo twabura igisubizo kiduhe, igumane natwe. Amahoro y'Imana abane n'umuntu wese mu izina rya Yesu. Reka turangize dusenga. Data, mu izina rya Yesu, uri inshuti nziza, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro, uri umutabazi. Turagushimiye kuko iyo umuntu akwizeye aratabarukana intsinzi, ariko iyo umuntu yiyizeye yagwa mu rugamba. Twe nta gahunda dufite yo kwizera, kuko ntacyo turi cyo, twizeye wowe. Nyemera ufashe umuntu wese udukurikiye wumvaga yuko yiyizeye, umuhe kukwizera abashe gutabarukana intsinzi. Ngaho tugirire neza, fasha udukurikiye ukasikasi n'ikusi, umuntu wese mu mwanya we, umuntu wese uko agukeneye, umuntu wese uko akwifuza, umuntu wese uko agutegereje ariko akubona. Ngaho bana natwe, ubugingo bwacu burindwe nawe, kiruta byose no kuzakubona ugarutse. Ikindi tuzabana nawe kandi tuzakuririmbira. Urakoze, urakarama, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen.